Hello guys, nongeye kubasuhuza murakaza neza kuri urubuga rwacu. Nk'ibisanzwe, uyu mwanya muri iyi video ngufiya tugiye kuba twarebera hamwe uko wakiga amategeko y'umuhanda maze nawe ukabasha kuba watsindira provisoire mu gihe gitoya cyane. Niyo mpamvu nkusaba niba aribwo bwa mbere ugeze kuri runo rubuga rwacu, nurwigisha amategeko y'umuhanda. Urakaza neza, reba mu ibuto yanditseho subscribe, nurangiza ukande subscribe unafungura akazogera kugira ngo uzajye ubona amasomo yacu dutambutsa kuri uru rubuga. Urakaza neza. Nk'ibisanzwe abiga amategeko y'umuhanda baragirwa inama yo kuba bakiga amategeko y'umuhanda kandi bakayiga byimbitse kugira ngo babashe kuba bakora maze nabo bakabasha kuba batsindira uruhushya rwabo rw'agateganyo. Nkwibutsa ibihe byo kwiga amategeko y'umuhanda wagakwiye gushyiramo agatege ni iki gihe uba ugomba kwiga ugashyiramo agatege kubera yuko amategeko y'umuhanda nk'uko mubizi uko dusanzwe tuyiga abenshi cyane umubare nyamwinshi bigira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nibyo koko birabafasha, abandi bigira mu bigo bigiye bitandukanye harimo Action College, hakaba harimo n'ibindi bigo bigiye bitandukanye. Ariko mu bihe biri imbere amakuru ahari cyangwa se ateganyijwe biragaragara neza yuko tugiye kujya kwigisha amategeko ukageraho uyiga mu kigo runaka, ukiga ukwezi kose wiga amategeko y'umuhanda kugira ngo wemererwe kujya gukora ikizamini. Uzajya wiga ukwezi kumwe, nurangiza ujye mu kizamini. Icyo gihe uzaba ufite agasertifika kagaragaza aho wigiye amategeko y'umuhanda. Ubwo rero nkamwe rero mw'iyi minsi muba mugomba kwiga mugashyiramo imbaraga kugira ngo mubashe kuba mwajya gukora, mugakora rimwe, mugakora provisoire. Mbibutsa mwebwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye mutabasha kubona amasomo hagiye hatandukanye yo kuri online cyangwa se y'ibizamini biba byagiye bitangwa, biba byagiye bibazwa umunsi ku munsi buri tariki. Ushobora kuba wakifashisha ibi bitabo niba uzi neza ko uzi gusoma ikinyarwanda neza, ugisoma nta kibazo udasobwa, uba ugomba kwigira aha hantu ngiye kuba nakubwira. Mbere ya byose niba uzi gusoma ikinyarwanda ubasha kuba wasoma ukaba wafata ibitabo ugasoma. Dore igitabo cya mbere ushobora kuba wakigiramo ni iki gitabo. Ushobora kuba wajya wenze ku iduka ricuruza ibitabo ukababaza ati ukababwira ati baguhe igitabo cy'amategeko y'umuhanda. Icyo gihe barakiguha gicapye neza. Natwe nkamwe muri kure cyane ariko mukaba mufite telefone ubwo ni smartphone, mukaba muzifite muzikoresha, muragirwa inama yo kuba mwaduhamagara kuri izi nimero, wenda mukaba mwakoresha ibi bitabo byanditse cyangwa se bicapye muri bikoze PDF muri telefone yawe ku buryo wajya ukigendana ahantu hose ugiye ukabasha kuba wasoma icyo gitabo ukakiga neza cyane, kuko ni ibibazo bigendanye n'ibisubizo bigaragara neza cyane mu gihe uzi gusoma ikinyarwanda. Ibyo bibazo bicishijemo amaso ibyumweru 2 cyangwa se ibyumweru 3 ubasha kuba wajya ku kizamini ugakora rimwe provisoire yawe ukayizana. Ababyigiyemo cyangwa se namwe musanzwe mubifite murabizi, mwandike muri comment. Murabizi neza yuko nabo nagiye bino bitabo byagiye bigenda bibafasha cyane, mukagenda gukora rimwe mugahita mutsinda mukoze rimwe gusa. Ibwo rero niyo mpamvu mbabwira ati mufate izi nimero mubashe kuba mwamamagaraho abadafite ibitabo cyangwa se abadafite hari n'ubundi buryo bwinshi cyane tubasha kuba twabafashamo, maze namwe mukabasha kuba mwakora ikizamini muri iwanyu, mukabasha kuba mwakora isuzuma, mukabasha kuba mwahabwa ibibazo 20 mu minota 20, ubundi bwo mukabasha ibyo bibazo kuba mwabikosora maze ukisuzuma ukareba uko bimeze, kuko uko ku mashine ya polisi biba bimeze niko nawe icyo kizamini ugikora uherereye aho ngaho. Ntago bisaba kwishyura icyo kizamini ngo ubashe kuba wagikora, ni ukuba wimenyereza ukamenya uko ikizamini gikorwa. Nkwibutsa andika izi nimero maze ubashe kuba wamamagara cyangwa unyandikira WhatsApp kugira ngo mbashe kuba nagufasha, kugira ngo tubashe kuba twagendanamo neza, dushyigikirane maze tubashe kuba twakiga kuri iri shuri ryacu kugira ngo tubashe kuba twatera imbere cyangwa se natwe tubashe kuba kwava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Andika 0783 35 79 341
ni izo ngizo za MTN. kandi isubiremo 078379 Airtel cyangwa se Tigo wahamagaraho iyi ngiyi usanze ihuze, kubera yuko hari igihimba ndi gufasha abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye. Ushobora kuba wahituma hamagara ku iyi ngiyi 0733 kanongere ndisubiremo 0733 izo nizo nimero ushobora kuba wamamagaraho maze nawe nkabasha kuba nagufasha. Twige amategeko y'umuhanda dushyizeho umwete kandi tubashe kuba twakiga tugasobanukirwa, kubera yuko biragufasha maze tukagenda turindarindana tukagerayo amahoro, tukabasha kuba twakora twatangira urugendo tukabasha kuba twagerayo amahoro, kubera yuko tuba twarize amategeko y'umuhanda. Amategeko y'umuhanda azagufasha nk'uko iterambere rigenda rizamuka mu Rwanda hirya no hino. Urabizi neza yuko imihanda tuzayikenera, tuzayikoresha paka na paka. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuba wasobanukirwa bimwe cyangwa se by'ingenzi bigomba kuba byagaragara mu muhanda nyabagendwa, mu muhanda dukoresha umunsi ku munsi, tunyuramo tugenda tujya ahantu tuva ahandi, tukabasha kuba twabigenderamo neza, ukabyiga neza cyane maze nawe bikabasha kuba byagufasha. Niba ugeze kuri uno munota, reba yuko wakanze like, urebe ko wanakanze subscribe, kugira ngo uzajye ubona amasomo yacu umunsi ku munsi, kubera yuko iri shuri ryacu tugiye kujya tubinyuzaho amategeko y'umuhanda twigana. Murabizi, naho butaha mu zindi video. Imana barinde, mukomeze kugira ibihe byiza, naho butaha. Ciao ciao, turi kumwe, ndabakunda cyane.